Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'uburinzi bwayo bukomeye, bwongeye kumbaho nawe kandi unkurikiye cyangwa se unkurikira, Imana yakurinze, Imana yakurinze, ntabwo nzi ibihe uramutse urimo uko bikumereye, niba ari ibihe by'amahoro, niba ari ibihe birimo amakuba cyangwa se ibikugoye bikuruhije, ariko icyo nzi ni uko Imana iguhaye umwuka kugira ngo ube ugihumeka, ni uko ikigufiteho umugambi. Igihe cyose ugihumeka rero biracyashoboka. Jya uvuga ngo biracyashoboka ubwo ngihumeka, biracyashoboka ubwo Imana ikimpaye ubuzima, umugambi wayo uracyakomeje. Kandi nibyo koko umugambi Imana uba ugikomeje iyo umuntu agihumeka. Nubwo waba urwaye wongere ugirire Imana icyizere, nubwo waba ufite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kigukomereye, haracyari ya Mana ivuga bikaba, haracyari ya Mana itegeka bigakomera, kandi Imana yacu ni ukuri ni Imana ishobora byose. Ndaguhumurije rero, ongera ukomere kandi ongera uguze ibyiringiro, ibyo wowe utashobora, ibyo wowe utabasha kwigezaho, Imana irahari ngo ibe mu ruhande rwawe. Reka dusangire ijambo ry'Imana, ngira ngo dusengeremo uyu munsi, n'uba uri mu isoko, n'uba uri mu muhanda ugenda, n'uba uri muri bisi, n'uba uri ku igare, n'uba uri kuri moto, n'uba uri mu bwato, n'uba uri mu kirere, aho uraba uhereye hose. Iri jambo uritekerezeho, wongere ugirire Imana icyizere, umutima wongere ukomere. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 32, umurongo wawo 27, ni umurongo mugufi, ni wo wonyine turasoma, hanyuma uyu murongo uwukuremo icyifuzo, kandi icyifuzo ukuramo Imana ize kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome. Haranditse ngo, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikinanira? Reka dusubiremo. Dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikinanira? Hariho ikibazo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Uwiteka arakubaza muri iki gitondo, nanjye kandi arambaza. Aratubwiye ngo ni Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikimunanira? Ni iki wabonye mu buzima bwawe Imana yananirwa? Ni iki wabonye mu rugendo rwawe Imana yananirwa cyangwa Imana yananiwe? Ni iki wabonye Imana itashobora? Nta na kimwe. Byashoboka ko hari ibyo usengeye igihe, ukabona imyaka iri kuba myinshi rwose utegereje gutabarwa n'Imana, ukabona ibihe biragusiga, ukabona ibihe uko bihereza ibindi, gutabarwa kwe kukubaye kure, ukiheba, Satani akakongorera akakubwira ati burya Imana yawe ntabwo ikibishoboye, yarabinaniwe, Imana yawe nta kizagufasha, ntabwo izagutabara, ibi ntabwo wabigenewe, n'iby'abandi. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko ari Imana y'ibifite imibiri byose. Yaravuze muri Yesaya 41 ngo n'imisozi iyo iyihamagaye iritaba. Ni Imana ishobora byose rero, ni Imana y'ibifite imibiri byose, nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Yaba ubwo burwayi ufite, yaba ubukene, yaba kumva hari ibintu bikugoye mu mutima byanze kukurekura, warabuze imbabazi muri wowe kubw'abantu baguhemukiye, ukumva ibintu byose warabyiharanye, ukumva imitwaro yose warayituye, ariko ukumva kubabarira abantu byarakunaniye, kikaba cyakubuza ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana n'icyo yakikubohora, ni Imana n'icyo yakigukiza, ni Imana yakigukuramo bigakunda, ititaye ku buremere bw'ibyagukomerekeje, ititaye ku buremere bw'ibyatumye uhungabana. Imana yabasha kukurokorera ubugingo. Ni Imana ishobora byose rero, nta kintu kinanira. Ni Imana yagukiza urupfu rw'ibyaha, ubona uhora ushaka kubireka ariko bikakunanira, uhora ushaka guhinduka bikanga, uhora wumva ushaka kuzaraga ubugingo ariko ukabona urarushaho kujya mu nzira irushaho kuba mbi, kandi ukabona kubyigobotora ntibikunda. Ni Imana ishobora byose rero, nta kintu na kimwe kiyinanira. Ndagira ngo nkubwire ngo umusozi wose waba ubona uri imbere yawe, Imana ibasha kuwimura itabanje kuwubaza, itabanje kuwugisha inama. Ni Imana ifite ububasha n'ubushobozi ku kintu cyose. Ijambo riravuze ngo ni Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikiyinanira? None mu buzima bwawe usuye amateka yawe, nturebe ku bitarakoreka gusa,
ugatekereza ku byo Imana imaze gukora mu buzima bwawe. Wabonye hari ikintu cyananira Imana? Ese wabonye bya bindi na bya bindi Imana yagukoreye, hari undi wari kubishobora mu buzima bwawe? Niyo yahabaye kandi n'uyu munsi iracyahari. Imana ntishobora kukwirengagiza, ntishobora kugusiga, ntishobora kuguta. Umuntu yigeze kuvuga ijambo ryiza ndarikunda, aravuga ngo Imana ntiyagukura kure ngo igute nzira. Aleluya! Ntabwo Imana igutaye mu nzira, ntabwo Imana igusize aho ugeze, ntabwo Imana ikuretse, ntabwo ikwihoreye. Iracyagukunda, iracyagufiteho umugambi mwiza. Nubwo waba ubona abantu barakwanze, nubwo waba ubona abantu baragukuyeho amaboko, nubwo waba ubona isi ikureba nabi, Imana iracyagufiteho umugambi. Nta kintu kinanira rero. Ibyo bibazo byawe ntabwo byananira Imana, ubwo burwayi ufite ntabwo bwayinanira, ikigeragezo ufite, kwangwa n'abantu, ibyo byose bikubereye nk'inzitizi ntabwo byananiye Imana. Humura, tegereza isaha y'Imana. Gutegereza isaha y'Imana ntabwo byoroha, ntabwo ari ibintu byoroha, kubivuga biroroshye ariko gutegereza ni ikindi. Ariko Imana iguha imbaraga kugira ngo wongere uhagarare kandi ukomere. Ntabwo nzi icyifuzo ugize muri iri jambo, ariko naguhumurizaga nkwibutsa yuko Imana ishobora byose, nkwibutsa yuko Imana nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira, nta kintu na kimwe idashoboye. Ibyo ngibyo irabishoboye, ibyo bidashoboka ku bantu, ibyo bidashoboka ku babyeyi bawe, ibyo bidashoboka ku nshuti, ku bakomeye cyangwa aboroheje, mu maso y'Imana birashoboka, mu kuboko kw'Imana kwiza kw'imbaraga birashoboka. Imana rero ibe mu ruhande rwawe, Imana ikumvire muri iri jambo, icyifuzo uzana, icyifuzo ubwira Imana, wongere ubwire Imana ngo Mana, nongeye kubyibuka ko ushobora byose, nongeye kwibuka ko kiriya na kiriya wabikoze, nongeye kwibuka ko kuba ngihumeka ari wowe, nongeye kwibuka ko kuba ndyama bugacya ari wowe, nongeye kwibuka ko kuba ngenda nkagaruka hari abagenda ntibagere iyo bajya. Utekereze neza imirimo y'Imana ku buzima bwawe, uvuge ngo Mana biracyashoboka, nkugiriye icyizere bundi bushya kuko nzi ko byose ubishobora kandi bishobokera uwizeye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ntabwo bazaruha, ntabwo bazananirwa. Yesaya yabivuze neza mu bice 62 umurongo wawo wa 2, aravuga ngo uhereye kera, kera nta muntu wigeze abaho warebesheje amaso ye cyangwa se amatwi ye waba warigeze kuyumvisha indi mana igira ikimarira umuntu yitegereza itari Uwiteka. Twagiye twumva izindi mana zabayeho mu mateka y'isi y'ibihugu bitandukanye, n'uyu munsi hari ibihugu bigisenga izindi mana zitari Uwiteka, bigirwamana bakabyubararira, yaba ibyo babaza, yaba ibyo bakora mu bikoresho bitandukanye bitewe n'uko igihugu cyabo kibyumva cyangwa uko umuco waho ubyumva. Izindi mana zitari Uwiteka zagiye zibaho, hari izo twize mu mateka, hari izo twumvise, hari izo Bibiliya itubwira, ariko nta muntu n'umwe wigeze kumvisha amatwi ye cyangwa se kurebesha amaso indi mana igira ikimarira umuntu yitegereza itari Uwiteka. Ariko twasanze abantu bagiye bategereza Imana baragiye babona gutabarwa nayo. Imana ishimwe cyane. Saduraka, Meshake na Abedenego bayitegereje mu itanura ry'umuriro, bamaze kuyihamya baravuga ngo byanze bikunze turahamya neza ko ibasha kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntabwo turi bubarare, ahubwo dukomeje kuyiringira. Imana ishimwe cyane. Hari Daniyeli wayihamije aravuga ati ndakomeza nsenge, yewe ndugurura n'amadirishya nsenge, ndushaho gusenga kuko nzi neza ko iyo mpamagara, iyo mbwira ibasha kunkiza no mu rupfu. Imana imanukana nawe no mu rwobo rw'intare, nuko barongera kandi bazamuka nayo kuko ari Imana y'inyangamugayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aburahamu yarayiringiye ajya gutamba umwana we bikomeye bigoye, ariko Imana izana igitambo. Aleluya! Kuko ni Imana y'inyangamugayo, ni Imana itatunyaga, ni Imana ikora ibikwiye kandi mu buryo bukwiriye. Rero nta muntu wigeze kurebesha amaso y'indi mana cyangwa ngo yumvishe amatwi ye indi mana igira ikimarira umuntu yitegereza itari Uwiteka. Utegereza nde? Mu bibazo ufite utegereza nde? Ninde utabaza? Ninde uhamagara? Muzarebe cya gihe umuntu ahuye n'akantu kamutunguye, wenda aratsikiye agiye kugwa cyangwa arasitaye, usanga hari abantu bahita bahamagara vuba vuba ababyeyi babo, ba sekuru, ba nyirakuru, abandi bakarahira indahiro zo mu miryango y'iwabo utamenya ibyo baba bavuze n'ibyo ari byo, abandi bakavuga bati Mana, abandi bati Yesu Kristo. Umuntu wese agira ikimubangukira, ariko utabaza nde? Utegereza nde? Mu bikomeye uba ubona imbere yawe, mu bintu bikugoye bikuruhije, ninde utegereza mu buzima bwawe? Ariko abantu bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, baziruka be kunanirwa, nta kintu bazigera babura. Rero nakwibutsaga yuko Uwiteka
afite imbaraga kandi nta kintu na kimwe kibasha kumunanira. Rero ntabwo ibyo yakoze ku buzima bwawe ari bike, kandi n'iyo amaso yatabireba urebere no ku bandi, urabona hari imirimo y'Imana yagiye ikoreka, wongere ugirire Imana icyizere. Ni Imana iba ifite imibiri byose, nta kinanira, harimo ibyawe, harimo ibyanjye, harimo iby'undi uwo ari we wese waba ubona ukabona ko akomerewe. Ntabwo ari Imana yananiwe, ntabwo ari Imana inanirwa, ntabwo ari Imana isinziriye, ahubwo ni Imana ikorera ku gihe. Imana iguhe umugisha rero, iri jambo rikugirire umumaro kandi urigiriremo icyifuzo, Umwuka Wera agushyigikire. Amen.